bwe nutinyuka ukamenya neza ko ugomba kwigwanirira, ukibutsa neza ko nta wundi ufite ku ruhande ugomba kukureba, byanga binogo uzagera kure, utsinde, uzahinduka umugabo, uzahinduka umukobwa nyawe, uzubaka urugo rukomeye. Wa wundi wagusekaga usange ne biri ugucanga, ahubwo ehe bafataga nk'ikinyatere, umuntu udashoboye, ugasanga ni naye muntu wubatse ikintu gihambaye cyane, ufite n'urugo cyane, kavuga ati runaka na runaka babanye neza kuko muzi neza nyine ko mwakoze ibintu byanyabyo. Rero my friend, nujya usuzugura ikintu cy'umuntu, uzajya umanza wibutse neza ko ugishoboye. Akantu gato wasuzuguye ukumva neza ko koroheje, uzamanza uyibaza ati njyewe kino ndagishoboye. Wagifetse nibyo, ariko nkubaze, jya umanza umenye ngo mfite ubushobozi bwo gukora ikirenze ku cyo yakoze. Numva ufite ubushobozi bwo gukora ikirenze ku cyo yakoze, aho ngaho uzaba utsinze. Ariko ntuzigere urwanya umuntu cyangwa wibaze ku muntu uvuge ngo kiriya akora ni kibi, akazi akora ni kabi. Uzamanze ushyiremo ubuhanga bwawe n'uburyo ushoboyemo, ukore ibirenze ibye, uhangane kurusha ibye, ibirenze ibye. Apana gutekereza ngo ibintu akora biraciriritse, ngo ni biki.